nongere ikaze nanone kandi nongere nanagusuhuze wowe udukurikira buri munsi. Nkaho bidahagije, video ya Shaddy yagiye hanze ari kumwe n'umusore bari kuri bariko ya hoteli cyangwa se apartment. Uko byagaragaraga byanga byakunda ni hoteli cyangwa apartment. Nkaho ibyo bidahagije, bashyize hanze izindi video bari kumwe mu nzu, bari kumwe mu cyumba, mu rukundo rw'abasaze. Ubona ko atari ibintu bisanzwe, ari urukundo ruri hagati y'aba bombi. Ikintu gikomeje kugenda kiba deba cyangwa se kivugwaho amagambo menshi, nukuntu uno musore ukiri muto yajya mu rukundo na Shaddy. Uyu ni umusore nkuko nabibabwiye muri video yabanje, umuproducer yitwa Yewe, akaba azwi cyane mu gukora audio z'indirimbo. Reka twitega amaso izindi video turebe zirakomeza zisohoke, cyangwa se nagatwiko nkuko tubizi ko iyo umuntu agiye gukora igikorwa abanza gutwika. Wabona ya ndirimbo ya Shaddy yateguje yarakozwe n'Uyewe, bakaba barimo bakora ibingibi mu buryo bw'agatwiko cyangwa se bwo guteguza no gupromotinga igihangano cye kigiye kujya hanze. Kora subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubane nanjye.